My friend, nimba uri umwana cyangwa umuntu mukuru ndagira ngo mvaye amagambo. Akenshi uko uzaba umeze kose, uko uzaba uteye kose, ubutunzi bwose uzaba ufite, nubwo waba ufite ibya mirenge, my friend, ntuzumve ko wihagije mu buzima bwawe. Nshuti, nukora ikintu ukabona ntikigenda neza, nuvuga ikintu ukabona ntabwo cyumvikana, yewe uteka umunsi uzatanga igitekerezo cyane cyakirwa neza, ndagira ngo mvaye amagambo. Burya umuntu mukuru nakwicaza hasi akakugira inama, ntuzatekereze ko ari kukoshya, kandi iteka mu buzima bwawe uzabamo, mu butunzi uzaba ufite, mu buranga bwawe bwose uzaba ufite, ntihazagira umuntu uguca ku wundi, ntihazagira umuntu ugutandukanya n'inshuti yawe, ntihazagira umuntu ugutandukanya n'umuntu mugenzi wawe, kuko burya umuntu akubwira gutandukana n'umuntu, burya uwo muntu aba akubwira ngo mutandukane aba agufitiye runini wowe ubwawe. Akenshi abikubwira ari wa muntu uba ushaka kukwinjira kugira ngo amenye uwo uri we, kugira ngo akore igishoboka cyose abe yagushyira hasi. My friend, ni kenshi dukunze guhura n'abantu beza, kandi ni kenshi dukunze no guhura n'abantu babi. Burya umunsi uzakora ikintu ukabona umutima wawe uri kugitindaho, ukumva ufite ubwoba, muri make ukumva ntabwo uri proud yo gukora icyo kintu cyangwa se kuvuga icyo kintu. Niyo wumva ushaka gutandukana n'umuntu, ntuzazuyaza, kuko gutandukana kwawe nawe biri mu biganza byawe. Niwe ugomba gufata umwanzuro, ntaho gufatira umwanzuro wo gutandukana n'umuntu. Erega burya umuntu ajya gufata umwanzuro wo gutandukana n'umuntu ari uko byanze, amahitamo yanze, bitewe n'uko mubana. Ni kenshi uzahura n'umuntu akakwereka ko akwishimiye, kandi nyamara agufiteho purani mbi ku buzima bwawe. Ni byinshi duhura nabyo ariko tukabyirengagiza. Nugira amahirwe ukabona inshuti y'agaciro kuri wowe, inshuti izakugira inama mu iterambere ryawe, inshuti izakugira inama mu gukura kwawe, iyo niyo nshuti. Twirengagiza abaduca imbaraga, twirengagiza abumva ko bitashoboka. Twirengagiza abantu nk'abo ngabo, kuko ntabwo baba bifuza kubona twatera imbere, my friend. Burya umunsi uzabona akazi, jya ugakora ugakunze kandi ufite plan, ugakora nta kintu witaho, ntihagire umuntu uguca imbaraga, ntihagire umuntu uguca intege, kuko akenshi usanga byinshi dukora hari igihe tubireka, kandi ugasanga akenshi byagizwemo uruhare n'inshuti duhora tugendana. Ugasanga umuntu arakubwiye ngo uriya kanaka ni bro, kuba mugendana ntabwo ari icyiciro cyawe, si urugero rwawe. Why not ushaka kuvangura abantu? Uko waba umeze kose ntuzifuze. Niba ushaka kuvugisha umuntu, muvugishe my friend. Wikwita kuko asa, wikwita uko ameze. Niba ushaka kumuvugisha, mwegere, umuhobere, umukore mu biganza. Wikita ngo asa nabi, wikita ngo agaragara nabi, my friend. Burya umutima w'umuntu iteka uhora ari umutima, kuko uwo nguwo ushobora kuba wavuga ngo uyu muntu arasa nabi, akanura nabi, ateye nabi. Nimba uzi ko ufite agatubutse, wihagije, mu isi nta muntu ujya wihaza.
ubutunzi bwose waba ufite my friend, nutubaka umubano wawe n'abantu n'abagenzi bawe, nutubaka urukundo mu muryango wawe, uwo nguwo ufeka ufata ko ngo asa nabi, agaragara nabi my friend, umunsi uzatwara imodoka ikakuzimiraho, ndavuga ibyoroheje, niwe uzatera intambwe ya mbere aza kugusunika kugira imodoka yake cyangwa se ive mu muhanda. Umunsi izakurenza umuhanda niwe uzaza mu ba mbere mu guhamagara ambulance cyangwa se abashinzwe umutekano n'abantu. Gendana neza n'abantu, uvugane neza n'abantu, nta kiguzi bigusaba my guy. Ni kenshi cyane twica ibintu tubizi, tuzi ko nta ngaruka bizatugeraho. Njyewe cyumva ni Dr. Senga TV nk'ibisanzwe. Nimba na Rwabana mfitiye kora subscribe. Ni abakire benshi cyane tuzi bigeze kubaho bari bafite agatubutse, bafite ibintu bitangaje, bafite ubutunzi bukomeye, ariko ubu babaye nk'abantu basanzwe, abaturage basanzwe. Kuba baratwitaga abaturage baciriritse cyangwa abantu bari hasi, abantu bari cheap, nitwe tubafite runini mw'iyi minsi, nitwe ruvugiro bafite. Tugerageze twubaka umubano mu bantu, nta kiguzi bisaba, ni umutima gusa. Burya nugira umuntu inama akanga kuyumva my guy, iteka tuzatinya abantu batugira inama ntibatwishyuza. Burya umuntu wakwicaza hasi akaba yakugira inama, nta rwanga bagufite my friend. Sinzi nimba abo bantu mwumva intambwe baba bateye ku buzima bwawe. Umuntu kugira inama nta kiguzi. Hari abantu batumva icyo kintu. Kandi iteka abantu babifata brag, bakagendera mu kigare, umuntu akakwangisha undi koko, aho umuntu asigaye yishyuriye umuntu akavuga ngo uyu muntu ugenda umwice, cyangwa se ugenda umushyire hanze abantu bamenye uwo ari we. Iyi si ni gatebe gatoki, ihora yikaraga. Uyu munsi ushobora kuba uhagaze neza nshuti, ejo bikanga. Iminsi ihora ihindagurika n'ikirere, ubuzima buhora buhinduka buri munsi. Uyu munsi naryama bikemera, ejo ntibyemera. Twese byose tubikesha Rurema, uko atahabaye nta kintu na kimwe twakora. Gute Rurema yemeye akaduha buri kimwe cyose gishoboka, ariko twebwe tugakomeza gusigana. My friend, njye nimba nta mutima mubi,
wowe duhuriye kuri TikTok kora follow, wowe duhuriye kuri Instagram kora follow, wowe ho duhuriye kuri YouTube kora subscribe kandi kukazogera. Niwe muryango mfite. Burya iyo ubikoze numva nishimye nguwe neza. My friend, genda bakunda cyane.